wishe nyoko ijwi rirambwira rikanyeka kaburimbo ngo dore ikivu genda uryamemo umuriro gutwika urashira noneho nangira koko nkajyamo na kaburimbo nkabona ni ikivu nkumva nagenda nkaryamamo kugira ngo ubushyuhe numvaga umuriro imbere muri ngewe nakoze iki aranyibuza ngo nibuka ninjoro twicaye kuri kontwari kare watanyuye ngiye nakuvugishije none se wazanye nane ngo twazanye ndangije ndahagaramo ngiye kugenda nitupe kwa kuno umuntu amanuka gutya mu mazi ngwe mu kivu umuriro urashira itangiriro ry'ibyo bintu murumva atari bisazi ubuzima bwanjye bwari ukunywa gusa nigeze ngira umugisha rimwe ndabyibuka ayo mezi nayabara nkora akazi gashobora kuba kanizaga nibuze nka 1,200,000 mu kwezi kandi nabaga mu nzu yo mu rugo ntabwo nishyuraga inzu nabaga kwa mama wanjye mu nzu ye n'ibiryo bye cyakora neguraga amavuta yo kwisiga bita sleeping baby ya gikoto nayebuka y'umuhondo murumva agora nk'icyabiri cyangwa icyatanga ayo mafaranga ukwezi kugashira nta n'igihumbi ifite kuri konti ahubwo mfite amadeni telefone ifite message nka 40 zinyishyuza uri kumva icyo kintu noneho ari bigiye nabaganana yahembwe nkama kamwe ati mwana wanyu nkumbuye agafi wanguriye agafi nkabura na 5 byo kumuhifi ngiye gushaka umugore inshuti zanjye zaramusanze zirambwira ati ariko umuntu usanze uramuzi turamugabo n'imbwa kwere ariko naye nakwireba ngabona shansa nkayo kuko ibintu nakoraga n'ubuzima nabagamo ari giye wireba nawe kabatu di fake ku mutima ukamwe atari kubundi uyu mwana w'abandi unyemeye aza umuntu yemeye buri ariko yabimbwira umutima ukambwira ati sha bameneye amabanga bamvuze ukondi ndaya atari konye nafashe decision numbere mbwa nzaba narakunze mbwa nta kibazo numbera muzima nzaba narakunze mbwa ariko najya ku ruhande ubundi ibi bintu bavuze ko bihura n'ukuri ubundi bizabaho matera naragaho nakamatera naravanye ku ishuri niganye mu wa mbere secondaire kandi ubwo yarashize imyaka ingahe ubwo nakanye nko mu wa mbere secondaire nka 2006 na 4 turi muri 2010 ako agashambura terabagamo nta serire kagiraga nege kagahuruki ariko wambona mu muhanda ngenda nateye agapasa ati dore umusore wahehe bakobwa murabe maso esashimo buriya n'umugabo ntabwo ava hano muri iyi nzu ava hano kuko nanjye wari kumbona icyo gihe nicara nateye agapasi wenda uzaho nkora bari kugira ngo ubonye umugabo ntabwo umugabo ava mu nzu y'Imana umugabo ava mu bihe byo gusenga mu nzu y'Imana kuko ushobora kubitaho n'umukobwa hano ati namenye ko iyo umuntu agiye mu rusengero bagira ngo arakijijwe akambara ibigera ku birenge akanatega igitambaro bya bindi byiza ukavuga ati dore umugore nuriya kuko ari birebire wamugeza mu rugasanga ni karashika ngahaguruka ejo bikanga nyuma umugore ageze aho ngaho arambwira ngo umugabo wanjye isashimwe ubiyo turi kumwe cyangwa nk'iyandi bamagaze hano aravuga ati nyamara mfite imari nta buzima buruta ubu ngubu nta buzima buryoshye kuruta kubana na Kristo Yesu njyewe nari nzi ko ubuzima kera nakundaga kuvuga ngo iyo uri mu kabari ufite amafaranga uri muri boîte nta muntu usaba icupa muri fu ku ikofi yawe nari nzi ko ibyo bintu bya mbere biryo ariko ubuzima buryo gutunga umutima utagucira urubanza kuba imbere y'Imana haleluya nta kintu kiryoha nk'ibyo bintu niba zakubesha inzu nziza wayirirana imodoka nziza wayirirana amafaranga kuri konte wayarirana ariko umutima unezerewe Imana nubwo wabura uzi ko ubura useka ikibazo sakazi dukora ikibazo si ubuzima turimo ikibazo si uko duteye nuko tumeze naho dukomoka ikibazo ni ukutamenya abo turimo umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye twarugaba Emmanuel ndashima Imana ko nanjye yangiriye neza ndi umupapa wubatse abahungu babiri n'umukobwa umwe nkunda cyane
tugiye kuganira amagambo nahaye umutwe kuvuga ngo kuva ku marembo twinjira mu bwami. Turasoma igitabo cya Esiteri, dusome no mu Kuva. Ntabwo ndi butine, ndifuza gusenga. Esiteri 6 turahera ku murongo wa 11. Haranditse ngo nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi. Namwe niko handitsera? Arangururira imbere ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Mwite ku murongo wa 12, ndahagendere cyane. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Ahera ko atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Mumvugire ngo amen. Dusome Kuva, igitabo cyo Kuva ibice 8. Makumyabiri na 4. Arangije. Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu. Icyo akora nimuzajye kure cyane, musabire. 10:24 ho akavuga ngo, Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mumvugire ngo amen. Turaza gusengera mu bice 8 muri Esiteri. Murongo wa 16 na 17. Abayuda nabo baracya, baranezerwa, barishima, bagira icyubahiro. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka by'umwami byagiraga, Abayuda baranezerwaga, bakishima, bakagira ibirori n'umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura Abayuda, kuko Abayuda bari babateye ubwoba. Amen. Uri ku irembo uhafite iki? Turi kuvuga kuva ku irembo tujyanwa hehe? Muntu uri ku irembo hagaze ute? Yesu ashimwe. Kandi umuntu uri ku irembo buriya ni umunyamahirwe. Afite amahirwe yo kwinjira, afite n'amahirwe yo gusohoka. Kuko hari hehe? Ari ku irembo. Barasenga. Munsi wa mbere barasenga, kabiri barasenga, barakomeza barasenga. Iryo joro ngo Imana iramanuka ibuza umwami ibitotsi. Buriya nubwo utatabarwa gusenga kwa bari ahantu kubitswe, ubundi uramubwira yagufasha iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hamani aratanga ageze mu rugo abwira umugore Zereshi amwata, ariko yewe noneho byakomeye, byagenze bitati ati kakazamu nagatambagije umurwa. Ababwira uko byagenze kose. Umugore amubwira ati, rero atansiyo, nimba Moridekayi wo ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda, genda gake. Ikibazo si akazi dukora, ikibazo si ubuzima turimo, ikibazo si uko duteye n'uko tumeze n'aho dukomoka, ikibazo ni uko utamenya abo turi bo, ni uko utisobanukirwa. Yesu ashimwe. Ubu ngubu nabahaye urugero, ngewe turi hano, mugiye kumva nkabona abantu baje hano ngo twaperereje, tumenya ko we Rugabo uri umwana wa perezida. Nawe mbonye uyu munsi inshuro ya mbere, wahita unyigiraho inshuti. Yesu ashimwe. Nimba turirimbana wahita utanya ngo Mana ushimwe, akazi ndakabonye. Kubera iki? Tureka kubeshya. Binjira aho ngo
twakoze ntabwo tuzi ko twasanze wowe uri umwana wa perezida runaka. Yesu ashimwe. Bivanga imigendere yanjye yarahita gute ihinduka. Haleluya. Gusabana nanjye kwanjye nawe bihita bigira gute bihinduka. Byanga byakunda hano mwahita munyigira inshuti muzi impamvu kandi mbere wandeba ko batisha ubundi karakagabo nakahe. Yesu ashimwe. Nuko nawe uhishe umaze kumenya uwo ndiwe. Uzi ko hari aho nakwinjira wowe utakwinjira. Uzi ko hari icyo navuga kigakunda wowe utavuga ngo gikunde. Uzi ko hari aho nagera wowe utagera. Kandi mu isi y'umwuka nuko tumeze. Abantu bakwiye kutwikonekta aho twebwe, ariko abana b'Imana usanga twikonekta ku bana b'isi kugira ngo mbone akazi reka mwigireho inshuti. Rimwe na rimwe tukanabiha tukabaha n'imibiri yacu kandi bidakwiriye. Nibo bakatwigizeho inshuti. Nje ntabwo nakwigira inshuti ku mushoramari. Umushoramari yakanyigizeho inshuti kuko ngewe ndategeka naho ibintu bya bitagurwa araho mamagara abantu bakabigura atari byo kugurwa. Yesu ashimwe. Naho ibintu bya bitagenda nge mfite imbaraga iyo ndi mu gihe cyo gusenga umutima wanjye amasengesho yanjye arenga inyenyeri. Yesu ashimwe. Uyu muyobe ngo ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko kwa data mu ijuru iyo turi gusenga tuba tumeze nk'abadawunirodinga. Iyi telefone ya smartphone ushobora kuyigura nta application n'imwe irimo, nta kintu na kimwe kirimo, sibyo? Ukayigura iguhenze ariko se utaradawunirodinze WhatsApp ngo ushyiremo ibikumariye iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Niko natwe mu gihe cyo gusenga turadawunirodinga, duhamagara ibidahari bikabaho. Niyo mpamvu abatazi ibanga ryo gusenga iyo twadawunirodinze baribaza ngo kabikuye he? Misi ntabwo dufite aho tubikura, ariko mu ijuru dufite aho tubikura. Haleluya. Haleluya. Nibyo iyi nzu kayivanyeho ubundi mwisi turebeye kubigaragara nagashomeri nikagira se wabo nikagira nyina wabo nta nshuti kagira. Ubundi iyi nzu kayivanye mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu atambuka inyenyeri. Wa mutima w'umuntu ukajya imbere y'Imana ugakomanga urungi ukavuga ati papa ndashaka inzu. Akavuga ati mwana wanjye shingiye kubaye ku irembo nta kintu upfukamira usibye ngewe nanjye ndi Uwiteka akira. Byamara kumoroka bango byagenze bite? Habaye iki? Twadawunirodinze gusenga. Farawo niko yadindizaga Abisirayeli akango nimugende mutambira Imana yanyu bitambo ariko nimugere kure. Ukaza gusenga Satani akakurika gendo senge wabishegeye ariko uveyo ugaruke mu nzara yawe. Gendo himbase ubyino sirimbi ariko nuvayo ugaruka ubure minerivale. Njya mu yitatu. Yesu ashimwe. Ugende ndashaka ko dusenga muri uyu mugoroba. Umutima wawe uzamuka ujya imbere y'Imana nutahamara amasuko waje. Ari nawe ngo ngaho none ni mugende ariko musigi intama zanyu. Musigi intama zanyu. Mwebwe mugende ariko musigi iki? Musigi intama n'imikumbi zanyu. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Tugomba gusenga. Namahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data ni gusa hasendere by'amahoro umutima Abayuda nabo baracya baranezerwa barishima bagira icyubahiro. Haleluya.
mu gihugu cyose no mu midugudu yose ngo aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, abayuda baranezerwaga bakishima bakagira ibirori n'umunsi mukuru. Ntabwo batuzaga kubaho mu mudendezo. Bakundwa, turi abana b'Imana. Gusenga twava hano twagera tukava muri buriya buzima, Imana ibidukureho muri uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Kandi iyo tutaraza hano burya tuvugwa cyane iyo twavuye hano. Ushobora gusanga n'abantu niba hano urasaba nibakorera Imana tuzarebe kubazubaka bakabivuga. Nasenga se naririmba ubundi burazabona umugabo ndakurahiye. Haleluya. Ariko ntitukwiye kuva hano ngo dusubireyo uko byari bimeze. Tugiye gusenga. Icyatumye Moridekayi uyu akurwa ku irembo, yabaye ku irembo yubaha Imana. Nawe uri ku irembo. Ku irembo wahakoreye iki? Wahabaye ute? Imana yacu ni Imana y'imbabazi kandi ntabwo ireba nk'abantu. Pastor nakunze bura umugabo witwa Yesu, ndamukunda cyane. Uzi ko Petero ariwe muntu wa mbere wamwihakanye. Kwihakana umuntu ura ni ikintu giteye ubwo. Ariko Kristo arangije aramati, we Petero yobora intama zanjye. Ntabwo areba nk'abantu. Ne muntu kandi imbere y'abati ngiyewe ndapfana nawe kama mbaye. Aramwati Petero icecekere. Itarabika kanga gatatu uraba banyihakanye. Ati barakubeshye. Arangije abishyira mu bikorwa. Aramwihakana. Kwihakana umuntu bifite ubusobanuro bwinshi. Sinkuzi nibyo wavuze ntabyo nzi, nta nahantu muriye nawe. Kandi umugore yaravuze ngo uravuga nkawe uragenda nkawe. Ariko Kristo agarutse amwati Petero ndagira intama zanjye. Wikwita ku majwi akubwira ngo byacitse uko abantu bakubona siko Kristo akubona. Amajwi akongorera ngo wakoze ibi, wakuyemo inda, waribye, warishe, warasambanye, ategekana nayo. Iyo wa Kristo atekereza nk'abantu yari kuza bati mbere yuko ngira icyo nkora, Petero nanjye sinkuzi mva imbere. Ariko disi ntabwo areba nk'abantu. Aba bantu ducira witekeje n'ejo bundi tuzababona ari abakomeye twe tutabizi. Aba tubona basa nk'abasuzuguritse. Nanabagira inama, niba ufite umuntu w'ikirara mu rugo, yaba umugabo yaba umwana, uyijugunya, utajugunya umutware. Cyangwa ukajugunya umucunguzi ukazicuza. Uko ameze none bwacya mu gitondo bigahinduka. Shira amavi hasi mu gihe cyo gusenga uhindura umuntu. Kera ngiye gushaka umugore, inshuti zanjye zaramusanze ziramubwira ati ariko umuntu usanze uramuzi. Turi umugabo n'imbwa kwera. Ariko nanjye nakwireba ngabona nsa nkayo. Kuko ibintu nakoraga n'ubuzima nabagamo ari giye wireba nawe ukaba turi fake. Ku mutima ukamwe ati ubundi uyu mwana w'abandi unyemeye aza umuntu yemeye buri yara. Arangije azaramwa ngo kanaka bankoresheje inama. Bambwiye ngo nkureke. Nta mugabo ukurimo. Atereka da ni ukuri. Baguye ngo ikisi rwose ndahubutse ubuzima bwanjye bushyize mu kaga. Ariko yabimbwira umutima ukambwira ati bameneye amabanga. Bamvuze ukundi. Atari ko nyine nafashe decision. Numbere imbwa nzaba narakunze imbwa nta kibazo. Yesu ashimwe. Haleluya. Numbera muzima nzaba narakunze imbwa. Ariko najya ku ruhande. Ibi bintu bavuze ko bihura n'ukuri ubundi bizabaho. Ari igihe ureba ukabona Imana ni nziza. Tujya kubana ndi mu rugo nagiraga umugisha ngakora ariko ntacyo maze, nibyo ngurira nta kintu bimaze. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubuzima bwanjye bwari ukunywa gusa. Nigeze ngira umugisha rimwe ndabyibuka. Ayo mezi nayabara. Nkora akazi gashobora kuba kanizaga nibuze nka 1,200,000 mu kwezi. Kandi nabaga mu nzu yo mu rugo, ntabwo nishyuraga inzu. Nabaga kwa mama wanjye mu nzu ye, n'ibiryo bye cyakora neguraga amavuta yo kwisiga bita sleeping baby ya gikoto.
ndayibuka y'umuhondo murumva agura nk'icyabiri cyangwa icyatanu ayo mafaranga ukwezi kugashira nta n'igihumbi mfite kuri konti ahubwo mfite amadeni telefone ifite message nka 40 zinyishyuza muri kumva icyo kintu noneho ari igihe nabaganana yahembwe nkamakamwe ati mwana wanyu nkumbuye agafi wanguriye agafi nkabura na 5 byo kumuhifi materanaragaho nakamatera naravanye ku ishuri niganye mu wa mbere secondaire kandi ubwo yarashize imyaka ingahe ubwo nakanye nko mu wa mbere secondaire nka 2006 na 4 turi muri 2010 ako agashambura terabagamo nta serire kagiraga nege kagahuruki ariko wambona mu muhanda ngenda nateye agabasa tedora umusore wa hehe bakobwa murabe maso yesashimo buriya n'umugabo ntabwo ava hano muri iyi nzu ava hano kuko nanjye wari kumbona icyo gihe nicaro nateye agapasi wenda uzaho nkora bari kugira ngo ubonye umugabo ntabwo umugabo ava mu nzu y'Imana umugabo ava mu bihe byo gusenga mu nzu y'Imana kuko ushobora kubitaho n'umukobwa hano ati namenye ko umuntu agiye mu rusengero bagira ngo arakijijwe akambara ibigera ku birenge akanatega igitambaro bya bindi byiza ukavuga ati dore umugore nuriya kuko ari birebire wamugeza mu rugasanga ni karashika ntabwo umugore ava mu rusengero cyangwa umugabo ava mu bihe byo gusenga Jima cyumvishije ntabwo umugabo ava mu rusengero cyangwa muri korali umukura mu bihe byo gusenga ni byiza mu rusengero ko senga waze mu ijuru niwe cyangwa siwe ko ari n'igihe umusengera ninjoro ukabona waba uhagaze ukabona ni kibwa kiguhagaze iruhande kibyibushye cyiza cyane kuko Imana irahishura Imana iravuga Yesu ashimwe none nakwireba gutyo ngasanga bya inshuti zanjye zavuze kuko ndibyo Rwanda ni kintu bareke nta kindi kizanshoboza nta muntu wari kumgira inama ashobore nakunze Imana hari jambo nguna muri Zaburi 91 ngira mu 14 ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza gukunda Imana akaramata bakuvuga yikunda iki akaramata buri akaramata nukudata nibyo dusezerana umugore n'umugabo mwakennye akaramata yarwaye na akaramata kunda Imana akaramata yaguhaye itaguhaye yaguhaye umwana itamuguhaye wariye waburaye yikunde akaramata Yesu ashimwe ndavuga kama mbaya ngahaguruka ejo bikanga nyuma umugore ageze aho ngaho arambwira ngo umugabo wanjye Yesu ashimwe ubu iyo turi kumwe cyangwa nk'iyandi bamagaze hano aravuga ati nyamara mfite imana mu myaka yacu dufite 32 kumanura uvuga Imana uhirwa nta buzima buruta ubu ngubu nta buzima buryoshye kuruta kubana na Kristo Yesu njyewe narinzi ku buzima kera nakunda ngo iyo uri mu kabari ufite amafaranga uri muri boîte nta muntu usaba icupa wumva uri fu kwikofi yawe narinzi ko ari byo bintu bya mbere biryo ariko ubuzima buryo gutunga umutima utagucira urubanza kuba imbere y'Imana haleluya nta kintu kiryoha nk'ibyo bintu niba zakubesha inzu nziza wayirirana imodoka nziza wayirirana amafaranga kuri konte wayarirana ariko umutima unezerewe Imana nubwo wabura uzi ko ubura ruseka haleluya Satani nadukange ibyo tutaratunga ni igihe kitaragera tuzabitunga kandi tugomba kubibona ntabwo amahoro y'Imana no gukora kw'Imana bishingira ku bwinshi bw'ibyo umuntu atunze bifatika sicyo kigaragaza gukora kw'Imana kandi guhabwa umugisha n'Imana si uguhabwa ibifatika uyu munsi gukijije icyaha n'ingeso yakunani waba uhawe umugisha kuruta umuntu uhawe inzu niyo mpamvu iyo dusenga dutahana umutima kwizera kutwaha ngo nuko abayuda bagira gute baracya baranezerwa umwanzi wabo amaze gupfa tugiye gutakambira Imana nkura ku marembo ndatambagiye ko nibimara kabiri nkura ku marembo nanjye unuzeyo Yesu ashimwe iyo umuntu ari bwamba amateka arahinduka ibintu birahinduka ubuzima burahinduka Imana igukure hehe ku marembo aratambagira bagira ibihe byiza finally bikongera igasubira ibubisi
Imana idukure hehe ku marembo. Bagira ibihe byiza, bafite umwuka wera, barasenga, bahanuza ubuzima butavangiye, nibabeshya, nibashaka ibitambo, ariko nta rusengero bafite. Data aracyakora. Ikamabwizwa ntabwo mbabeshya, Imana yangize umugabo, Imana irakomeye. Imana Yesu w'i Nazareti, ariko umugabo ateye ubwoba. Tuzabana nzabibabwira. Imana yafashe Rugamba ikamugira umugabo. Tugire gutya, tugire gutya, tugire gutya. Haleluya! Iyi Mana ifite imbaraga, nta kintu na kimwe cyayinanira. Pastor yavuzerekana n'amajwi akongorera. Iyi Mana yatangaje. Ndi kubyibuka, ukarara ahantu udashobora kurara ufite inzu. Byigeze kugera ahantu umva bindambiye, ndabona nabuze imbaraga zo kubireka, nabuze imbaraga zo kubivamo. Reka niyahure. N'umuntu sumu yapanya ni muri wa muti sumu yapanya sikubahita. Maje kuzagenda ndanire sumu yapanya nyimwe n'ubundi nipfi. Aragenda agarutse asanga nasinziriye. Nicu inzoga zinshizemo, aramwa ngo kuwanumye sumu yapanya nkaba nayize nayikize. Ngo se wahenumye namwe atoka. Jewe niyahura. Kubera iki Satana dufatira mu kajagari kubitekerezo n'intege nkeya akumva wakwiyahura. Burya suba wiyahuye uba wishwe na Satani, bikitwa kwiyahura. Ntabwo uba wiyahuye. Amajwi kubana menshi n'abantu mubona basaze, afite ikintu gituma yirukanka. Yesu ashimwe. Kuko narabihishuriwe. Rimwe nigeze gutuma umutwe ndi mu muhanda, ijwi rirambwira rikayendeka kaburimbo ngo dore ikivu genda uryamemo umuriro ugutwika urashira. Noneho nangira koko nkajyamo na kaburimbo nkabona ni ikivu. Nkumva nagenda nkaryamamo kugira ngo ubushyuhe numvaga umuriro imbere muri ngewe. Nari nakoze iki? Nari nasinze nahantu umukobwa mu rugo iwacu aho nabaga mu nzu. Noneho mu gitondo mama wanjye yagiraga umuco buri mu gitondo yazaga gukomanga ku kageto n'abagabo. Akanga umwana wanjye waramutse buri munsi. None haje cyo gitondo ahabona umuntu yarwaraga umutima. Turabana 12 wa 12. Ariko nkunda nk'inkimwe. Nabo tuvi nimwe barabizi. Ambonya ahita yikubita hasi arahwera. None ahwereye ndabibona baratero bajyana mu nzu. Numva ntayo umutwe hitambyuka bazamukoga tundi we wageze hano gute. Ntago nibwa gukune hageze. Aranyibuza ngo nibuka ninjoro twicaye kuri kontwari kare watanyuye nge nakuvugishije. None se wazanye nane ngo twazanye. Bamujyanye n'umutwe none umuhunga mu rugo ndagenda. Ya majwi ntambana menshi. Buriya disi umuntu naba yakosheje nimukamubwire nabi. Mujye mumubwira neza. Abavandimwe bamwe muri bo bakamamagara wa Kirumbo we cyatunaniye mama arapfuye were ubundi wowe amagambo nkayo. None ngumvije ngo wishe nyoko. Ndaba nta kindi kimwirutse usibye kwipfira. Nibwije no umuriro uba mwinshi, Satana akanyanyereka kaburimbo nkabona ni ikivu n'amazi. Nambaye ikabutura n'isengeri. Kandi akazi nakoraga ndirirwaga mu bukwe. Byanga byakunda buri weekend ubwo shobora kuba mpagarira imbere y'abantu 500. Urumva ko narinzwe n'abantu. Ndangije ndahagana ngiye kugenda nitupe kwa kuntu umuntu amanuka gutya mu mazi. Ngwe mu kivu umuriro urashira. Itangiriro ry'ibyo bintu murumva atari bisazi. Baya mumbwiza ukuri. Uwari kumbona niko kuri mubona umuntu w'umugabo mu muhanda mukabona ari kwirukanka mukavuga ngo disi niyuzuye mu mutwe. Bamuteje we mwisarimo arabona twaye imodoka. Ariko kuko atari muzima we ntiwamenye ibyo ari byo. Cyangwa yagera ahantu ukabona akuyemo imyenda. Hari ikimubwiye ngo vanamo iki? Hari ibyo yumva. None iryo jwi riraza. Nambaye isengeri imbere n'isengeri z'imbere twambara z'umweru. Ndaye subira inyuma. Ngiye kumva numva ijwi rivugiye kure ngo vuga mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu. Ngongera kandi ndongera ngo mu izina rya Yesu. Ngongera kandi mu izina rya Yesu gatatu. Ubwenge buhita bugaruka. Ndebye nibwo nirege mbona nambaye iki? Kamambiri, igikabutura n'isengeri. Ntangira kugira isoni zaho magaze Rwandex harabera expo. Yesu ashimwe. Subira mu rugo ndagenda ndicara. Ndakaraba no bagarura ubwenge mukecuru yagarutse aramwati ngwino. Ndashonje dusangire. Turasangira. Yagarutse mu isi y'abantu. Rero umuhumuri.
haleluya haleluya. Itaranyishe kiriya gihe ntazi ko habaho no gusenga no kwiyiriza ubusa, ubu yamenyera. Ubu noneho nsigaye nzi n'icyanditswe kivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije cyane utamenya. Ubu yampangara yanshoboza iki? Azaza ariko tuzahangana. Yesu ashimwe. Ubu namenye ko ijambo rimbwira ngo sinzagusiga sinzaguhana, rimbwira ngo nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, nunywa n'ikintu cyica ntacyo kizagutwara. Ibyo ndabizi. Ibyo mbihagaraho ngeze mu bati Satani ceceka ndi mu muriro, ariko ijambo riramwira ngo nubwo naba ndi mu muriro si nzashya. Hamani yankubitiye ku marembo ariko yaratsinzwe, yashatse kunyicira ku marembo ariko yaratsinzwe. Zereshi aramwira ngo nimba Moridekayi ari ubyo mu rubyaro rw'Abayuda, attention, numubone ngo ni umuzamu ni umukristo, nubone ngo acuruza agataro ni umukristo, genda gake genda. Ntagire umuntu ugira gute? Ntagire umuntu dukanga. Dufite Imana ikomeye. Ngiye gusenga Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ngiye kwinginga Imana idukure ku marembo. Yesu ashimwe. Ninze ku marembo pe. Tekereza nawe irembo utinze ushaka kuvaho. Yesu hatinze kubera iki? Ni wowe wayitindije cyangwa hari indi mpamvu? Yesu ashimwe. Nusanga ari indi mpamvu bagutindije, ubwira Imana ngo ugira gute? Mbabarira. Nushaka ngo Imana babarire Rugaba, nanjye mbabarira. Imana ni imbabazi. Dawidi yarayimenyera avuga ngo ndishyano ritangaza benshi, ariko Uwiteka niwe buhungiro bwanjye. Muhaguruke dusenge. Amen. Haleluya. Mana, mu izina rya Yesu, uruwera, urera, urakomeye kandi urahambaye. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubahwe. Jambo riramwira ngo hahirwa aba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Natwe turahiriwe ko turi mu nzu yawe, turi imbere yawe. Mana igira neza, dupfukamye imbere yawe, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, utubabarire. Moridekayi yabaye ku irembo, ni munsi n'umwe yigeze apfukamira Hamani, ariko twabaye ku irembo hari ibyo twapfukamiye. Hari abapfukamiye amagambo, hari abapfukamiye ishari, hari abapfukamiye kubeshya, ariko duciye bugufi. Naho twagize intege nkeya, tumenye kuri Imana y'imbabazi, tumenye kuri Imana y'urukundo, tumenye kuri Imana itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwinshi. Amaraso yawe atweze yeze iri teraniro, yeze abana bawe, yeze abahungu, yeze abakobwa, yeze abagabo, yeze ababyeyi. Amaraso yawe adutunganye aho twahagaze nabi, mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zitubeho. Nutureba none nuturebere kuri rya rembo, udukure icyo gishura kibi, utwambike umwambaro wera, udukure ibyo bikweto bibi, udukureho umwambaro ushaje, utwambike imyambaro yera, mu izina rya Yesu Kristo. Wongere utwishimire, wongere utwemere, ubundi udufate akaboko Mwami, natwe udutambagize umurwa. Nutuvana mu murwa utwinjiza ubwami, uduhindurira amateka, uduhindurira ubuzima, uduhindurira imibereho, uduhindurira imitekerereze, uduhindurira imivugire, uhindura imigendere, mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo dutakambira, nicyo tugusaba. Tuhaze agasuzuguro, Uwiteka tuzamure, utuvane ku marembo, utwinjiza ahakwiriye Nyiringabo Imana. Nicyo tugusaba Mwami, nicyo tugusaba Mwami, nicyo twingingira Nyiringabo Imana. Turagusabye, dufate ukuboko, dukure ku irembo ry'intege nke, dukure ku irembo ry'igisuzuguriro, dukure ku irembo ry'ubukonde, dukure ku irembo ry'ubuzima, dukure ku irembo ry'uburwayi, dukure ku irembo ry'ibigeragezo by'urushako. Wewe dufate ukuboko, utwinjiza ubwami. Ongera Mwami, ongera Mwami, dufate ukuboko Mwami Yesu. Ongera utwibuke Mwami, ongera utwibuke Mwami, ongera utugenderere Mwami.
umunezero muri twe mwami, wongera ududubirize muri twe mwami, wongera ijambo ryawe rigira imbaraga muri twe. Reka twongere tuzamure kwizera kubw'ijambo ryawe. Riba shekete rema shandore riba ya sote ko shandara zene mayasha raba shakoso tarayima shandewa. Hari imbaraga mwa zihindura, hari imbaraga zirema, hari imbaraga. Izo mbaraga zateruye Abisiraheli zibakura muri Egiputa, zirabazana, zirabambutsa, zica inyanja mo kabiri ngo barambuka, bambukana abana babo, bambukana abagore babo, bambukana amashyo y'intama n'ihene n'inka n'amapfizi y'indogobe, ngo baragenda. Uko niko ngo barwanye intambara, ngo Farawo yashakaga gusigarana ibyabo, ariko iyo ukijije abantu ubakizanya n'ibyabo, ukijije abagore n'ibyabo, ukijije abagabo n'ibyabo, ukijije itorero n'ibyaryo, ukijije abantu niba n'ibyabo. Mu izina rya Yesu nta munyago Satani agomba gusigarana. Amaboko yawe akomeza agaragara mu izina rya Yesu. Kubw'uyu munsi ngo Abayuda baranezerwa, bongera gucya mu maso, mu mitima yabo baranezerwa, mu mitima yabo bagira umunezero, ngo baracya. Uduhaye gucya muri iri teraniro, uduhaye gucya muri iri teraniro. Uyu mucyo nuze ku mitima yacu, uyu mucyo nuze ku maso yacu. Tugukomeye amashyi tugushimira kubw'ijambo ryawe mwami.